Ko wiruka se ndashaka ko wiruka koraho gutya wumve mama turashyushye bigoro nawe uri kugira nk'aba bagabo se nitonde akoze kazi boro najyaga nzibona nazikoze bana eze ni boro zo kurya nzonaga kuri TikTok kugira ngo mukubere agahe niko adusumba se nyine turicara gutya mwese sinamubwira ko kontoje uri hariya ntabwo kiratangira twatangiye bagiye agahe nose mwe muzi ko sinabura zizo ntabwo nzi ko mu Rwanda haba abantu bazi guteka umushi ntabwo umuzi we ndebera we ariko ibiryo biraryoshye sida nyama mwabibonye ubu Nyagahene n'umudamu we ariko Nyagahene wese umudamu wawe ko igihe mumaranye uyuze best friend cyane igihe mumaranye twanza tukarya ibiryo rose ibyo mvuga si ukuri igihe mumaranye cyonyine imiceri narayihunze kera abashinwa bajyaga batwiyemeraho ukabona barakurura kubirira sinabivuze yewe reka mba nabibonye ariko nziza n'umwaka mushya muhire hera ku icyo gifu Nyagahene icyo gifu wamenya ari ikiki icyo gifu ni ikinka wana ari kimbogo ni ikinka kabisa nanjye nkarabinze mbafashe umuntu yigiye guteka ariko urumva uburyo ziba zihiye twagahaho abana banjye inzoga zose si inzoga niyo mpamvu banywa B1 noneho bikagutera apeti ukarya ukanywa ntusinde cyane ahangaha rwose wamufite umutekano ntabwo uzi kugira ngo kizashye kino gifu nawe ari 400 degrés Celsius mbakunyanza bawugeza wa mugabo byari byarananiye kurya se abo bishyushye kuba ariko si ubwa mbere ubonye inyama zo munazihiye mushi umva nanjye nzaguha akazi inyama yo mu nzu ibyo udashikuye iyo bahita butumbutumbu ni igifu cyawe babaza ko ubutumura bwabo butetse atabukase si ubwa mbere ubibonye ubu bibonye ubundi nziza bukatakura ubundi sinjya mburyo kubura kubera bwajyaga bumbihira aho buno buryoshye ukura fundure bibona kino izuba nsimuze we eho nahashira ibindi akoze Nyagahene ko mbona watarutse iyi gahunda niho ireba itonze itonde babavumbye sasa ibi byo ni special nabo barabizi ariko burya bajye batwitondera twagiye kukama uvuga ngo umugabo wawe nibwo wawe byaje akantu karyoshye aho ukaha amaso ni isumi nyine boro haryoha ari aho umweru hano bita ku mugongo kwirashyushye mushi mushobora mu kugega wicaye sabira icyuya reba uko abize reba mu bwanwa hagiyeho akantu none ibaze mise nzamuka nkagera hariya ruguru bavuga bati bavuga ngo wadutuze shaka inyama mushi irashyushye we niba adashya kandi turashaka kuyirya umushi urabona umushi wawe
ntabwo ari bo rwose mwe murabashe inyama zo mu ngano rero nzi ibyo ariko noneho rero zizashize ubu ndatsinzwe ndanywa B1G n'akangaka se kuducira cyangwa ubu ubaye nka Idi Amin Dada ari ariko se bigenze akantu ka Idi Amin Dada warakaboye ngo ari kurya ibere ry'umugore niba atari amagambo dore nawe niko bigenza yaraririye se koko yararema umuceri mu buryo Amerika isenda hano isosi ntabwo ndahageze nirana ariko mukaje uzi ibigenge biri hano ku mugabo barabihaze koko ushobora kurira intwari njye ni igifi ingana n'iyi nzu nkuko ndabeshye birakunaniye cyane izi ngizi basibo bita karuvera yaba urasema njya uri kuri asika bya bikano biriya byo byamamariza B1G njye niyo tuzira birekera barikira hauze iyi ngiyi urarya yonyine iyi ntabwo ari iyi waje kuri iyo n'itarari ngendeye noheli n'ubona abantu ibi byose bigeretse uko umunsi mu tariki 29 z'ukwa cumi n'abiri rero turi noheli n'ubunane turifuriza abantu bose umwaka mushya muhire noheli nziza ntuzawurye ntuzabarye reka utazabarya bacunge neza muzarya umwaka mushya muhire ntuzabarye n'isegonda n'imwe cyane cyane abakunzi ba mushirwa imana ijya ibandindira umugisha ayibana bajya bibuka banakande subscribe uko bimeze subscribe uzikora umuntu ureba video atarakoze subscribe subscribe ubundi bitwaye ubwo ni ukuvuga ngo baramusharinga agahita yibona ugakora ukazogera bigahita biza ntabwo subscribe yuzuza telefone ntabwo yuzuza ipfira hekwe ntagiye mukora subscribe koko mukareba ibyiza kandi biriya by'abashinwa tuba twabirebye icara muri salo intebe igahengama kandi nta n'ubwabe biti byata kareba twibaza ko babiteka ntabwo bareba barabiteka igifu cy'inka agakaboro kaba ku gifu cy'inka ntabwo kazi iyi ni eswime uvuga ngo hari ukuntu ushobora guteka inka yose ihene se sinayitetse ntibayihe yose nayokeje noneho abo se ni mu rwego rwo kwigisha abantu guteka ujye wigisha abantu guteka kabisa ko hari abantu ubu ngubu njye ntabwo najyaga ndya inyama zo mu nda pe kuko ari uko zidashye zidafata mu menyo wewe umukozi wawe nta bwenge agira oya si ubwenge abura ahubwo ni uguteka mwihuta kumenya guteka ntabwo mugomba kwihuta spesialite urayizi waba n'ibi biryo nta umushitsi mavuta akoze amabara oya hari amavuta arimo ntose wajya wigisha abantu guteka ahubwo rero ati ibirungo abishyira mu karangaho gakeya gasafuriya ugasukamo utuzi duke bigakubitwa kandi isosi yazo ugasanga ari yoki bikatogota byamara gutogota zihiye ngasikandiraho nyagaye neza kurya ugasanga yazanye amata atafata ya sosi noneho iyo watosheje cyane umufa mbo mushi ese ubu babitosheje amasanga kugira bise gutya ane inyama ibihiye kuva nka saa mbiri reba kugeza reba wowe twari wamanyuza inyama yo mu nda intoki ushonje kwa kundi abantu muba mushonje uri kuvuga ngo utashye saa 11 ngo urashaka guteka uyu yaraye mu bukwe nta nubwo yari yanariye ugeretse gato nkwerekeye inyerekeje agasa banditsina wanjye nanjye ni ukuri ndatosheje ariko se ko biba ariko mu nda handije nako mu nda huzuye ariko mu kanwa ndumva nakomeza mwarya umva ariko hari inyama iryoha mu buzima
ufite igifu rero wagicuka Mana yadutuburiye igifu tukarya ibiryo. muri kurya igifu ikabashyiramo n'inose igifu mu kindi ukuntu bigenda subscribe share na comment Na comment. ati Mugana mushaka bigisha guteka abantu b'abadamu mukore subscribe. niko Rero bimeze ngubu namenye kubiteka. None rero kurya ibiryo biryoshye gutya bidakaranze. isosi urabona ukuntu umeze Njye ntabwo nari gupfa kwemera ko bidakaranze kubera ko biraryoshye. ntabwo bikaranze rwose ntibinashoboka n'iryo koza sinarikora kuko sinarya buri munsi nakaranze ntibishoboka Afitiye abanyarwanda benshi akamaro ahubwo kubereka ibiryo bisa neza kubereka ibiryo bisa neza biryoshye bidakaranze kandi ubundi bari kutubwira twirinde amavuta si ngombwa Ariko- kurya ibikaranze kugira ngo wumve ko wariye ibiryo urumva n'inyama zo mu nda zigira amavuta menshi wibeshye cyane cyane nka butumbutumbu iyi ngiyi oya kandi abandi bazikaranga na zose iyo bakazishyira bakoze isharo iyo bazitetse mu gatoki cyangwa nibwo mu gatoko Bikaba nibwo gato. bareka nese nyagaye waje wariye yewe byo mu rugo byananiye ariko ibi ngibi ni Sha, nanjye mperuka kurya ejo mama wawe ntabwo yabimbwiye se mperuka kurya mperuka kurya ejo mu bukwe ariko none ko mutarya icyo gifungo kivaho ibyo bya cyarya abantu batanu uzaza kukirya ngana wowe icya mbere cyatunaniye reba n'icyo ngicya kabiri kiracyaryamye numva mbabaye numva mbabaye dukore siporo tugaruke oya reka tubitekereze buri muntu agiye kumuha ibye arahari hareka intoki irisha ariko intoki irisha atanga agasenda kandi rero waha iki gifu tugikura oya turye iki gifu noneho natsinda abakiri mu kibuga mukomeye umushini munini yari yadukwepera atadukwepa turimo guhekenya wowe aho ngaho gusa ubwiza ukuri nanjye ndumva umujinya unyishe rwose ibiryo bigiye gusigara ariko ntabwo byapfa gusigara cyane bavunga igiboni bawe tubikanye utariye yariye noneho bishyushye biduburiye ni ukuvuga ngo reka ibi biryo byiza mbiture abantu bose bari ku isi ese bari kubirya ntabwo byabura babirya biraryoshye kanyumbya yaje hano arya amagi 28 njye na kanyombya twariye ifi buri munani karayigerereye wowe uzi ifi nayo hano urabona iyi imeze ukuntu ingana ifi kati korosi narayitwogoye sinabikubwiye ngo ndaje ngirye yose ariko ngo ni ipine ni ipine nyine narayigotomeye ibiryo biraryoshye noneho ngeze hariya kwa Gilbert nsanga umugabo yayibonye kuri YouTube yawe ati ifi warayimaze ndiyo ndayirya utari kundeba narayigotomeye ariko mbora ariko uzi ko abantu benshi bumva bidashoboka uburyo umuntu w'umugabo yitereka ifi wenyine akayima ingana guteze nini yizi ongera uryo ndumva bimanutse muganiriyeho biragenda karafashe tamo ibiro byawe n'ibyanyuranye ugasanga bingana mama warya iyi butumbutumbu none tunabivuga no mu Kiswahili iyi butumbutumbu noma kesho tutanunua kisamuni tuiteke gitoki noneho dupita katobo kasobanutse abantu mwari mwanumira uyu munsi mwumve ko ntakije ntabwo wajya uyu ni umuhungu w'icyagiye hano ngo abashyitsi ko bamaze kugira nawe uje mu rugo wanyuze ahantu nukuterura kwanyu kigeze aharyoshye mwana
uragira ngo gusange kandi wanga ibiryo amushi ntacyo wahabura biboneje numve kwa mushinjwana na mama ko nabumanye oya mama uzi ukuntu yananiwe wowe mama we yananiwe bikaze none bwarateka afite umukozi w'umukobwa w'igicucu ikibazo hariya yitwa nde yitwa ariko se nyaga umukobwa wacu rataze ubwenge nyagahe uramenye ni umukobwa mwiza ukunda abana yaricanye n'abana babiri agira isuku fufu ntacyo ngushinja mwana ni wawe igicu kugira ngo agukurikirane bibone arankurikirana bon appétit bana mushikarye simufashije ndakanda kamara kamare kabisa hano hanze katsoye kore kubudara uzi ko nzaba nahereye mushi twambura muri rero ikibazo ndi kubireba bingumye imbere biri kugenda bimanuka none n'akabiwani leta gatuma byoroha niba mushi ntabwo ashobora kuguha iyo nzoga ubuyinywe bw'itari itugora ariko ubu urakamukunda ni nayo mpamvu ubona dukora muri apemidi kugira ngo bibe byamaze gushya then turenzeho kabiwani jini usanga ari sawa si byose kandi mukomeze muryoherwe n'abandi tuzazana ntushuti na buri munsi ariko ubundi wamwene izi nyama hano turyanye ntabwo zirasema oya ahubwo wowe noneho ikintu wazishoboje ubu ziyo ziba zikaranze kiriya gikunda gutwara ku kintu amavuta gusema ako kantu warya agapande kangana nka gutya cyangwa turapfubuza birabananiye biragomora bibonye ni agasabune ara basaba imbabazi maze mubwire abantu ngenda tsinzwe ariko ejo nzagaruka ndye paka subscribe share na comment murakoze cyane murasobanurire kabisa rata uko mwabibonye ibiryo byatunaniye turabiriye ahubwo turahasi byari biryoshye pe ntabwo uri kubibona turi igifu cy'ibiro 2 turi abantu batatu n'ubwo biraturasha turagerageje mushe naturenganye kandi mukore subscribe nukuri ngenda bifuriza gukora subscribe mukajya mubona ibiganiro bya mushi mukiga no guteka erega nabyo mwa mubikeneye niko bimeze ndaragasabura